nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kukwica. Ntabwo Imana yakwiremeye umwuka. Umunsi yawujyanye inyuma yawe izaguhamagara kandi izitaba, ariko umunsi wose igihe cyose igufiteho ubwabo ugomba kubaho. Imana ishimwe yawe inzitizi zawe ibikubwira ngo uzapfa ntabwo uzapfa. Reka Imana yabibwira ngo izarangira ikabibwira n'umusore ko barekomana yewe wampaye umugore ikamunyiba kandi bahati. Reka rero byaba bigoye cyane kuko wasenga kugira ngo Imana ivuge cyangwa inanga unereke waba ufite n'Imana yo kwereka ikagutezamo, ariko ibivuga irabisobanura by'uko yaguteza. Imana tugira ngo izakora umurimo wayo aha kwita. Ubundi twayatuhaza ari mu ishyamba. Mu ishyamba nta rusengero hari icyapa, ariko dushimiye Imana ibyo yavuze yarabikoze. Mwarakoze irabakoresha mu Rwanda. Urareba hari ishyamba kandi hari ibihuru, ariko uriya imbaraga z'amafaranga nazo zirakora. Imbaraga z'amafaranga zatewe imishyitsi yawe. None hano mu rusengero mutere hano y'abashimwe kuko icyo gihugu bayicururizaga munsi y'ibiti bakashyira mwanya bakashyira n'abashyitsi nka batanu munsi y'ibiti. Ari abantu bitwa abasazi, abantu bitwa abantu ibintu biri bidafite agaciro, ariko none ibya Yesu dore byaje bigisirimu. Icyo gihe babonaga ari iby'abantu batagira ubwenge, abantu batize. Noneho byaje kugenda bikomera kubera ko byakomejwe n'Imana. Bajyaga gutya bakabaza umuntu kugira ngo abe yarize ari muri sansiyange muri ibi bintu byabaga biteye isoni. Kugira ngo rero azaza hagombaga kuboneka imbaraga z'Imana. Akajyana umwana muri Amerika akamujyana Tanzania bakamuvura bikanga, yaza mu banyamashyengesho byananiranye agakira akavuga ati ibi bintu birimo birakora. Bakaza kureba agasanga nta muntu ufite akenda kakariya agashati, agasanga nta bantu benshi bize barimo, ariko akemera akagumamo kubera umwana. Ibi bintu bya Yesu niwe wabitangiye. Iri toro ryatangijwe n'umwuka, nta muntu n'umwe uzabisenya. Iri teraniro ry'Imana ni Imana yashyize gukomera Imana amaze. Nubwo abantu bananirwa ariko nyabigira gutera inani. Umudamu w'umupasiteri atubwirije, ariko se buriya ni umuntu yaje muri iby'Imana wabimenyere, ntuzamenyere iby'Imana kugera byigiye hano. Umuntu yaje amaze kubwiriza paruwasi yose icyabuze ari Butare, Matyazo, hariho Matyazo, hariho za Karama, hariho n'abiri bita za Shaka. Paruwasi twese atera azanye ubutumwa yahawe n'Imana, ahagaze imbere y'abantu n'uwamuherekeje araririmba biranga, arasenga biranga, abantu barasenga biranga, birangiza atashye baramusubiza ko biranga. Bwabugeze iby'Imana n'ibimenyero nta nararibonye mu by'Imana. Umwuka wera niwe ukora ibyo agomba kujya gukora. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ubundi kenshi iki gitabo kirimo ubuhanuzi bwinshi. Iyo ubwiye abarokore Imana yantumye, dufite umubyeyi hariya uhaguruka akagenda mu isoko nk'Imana yarantumye ngo babwire mwihane kandi mwese. Arazenguruka ahantu hose, ariko ikintu umaze kubona iyi Bibiliya irimo ibintu ku buryo ubikurikiye nta bundi bukene wagira, kuko ijambo ry'Imana ryaravugutiwe ririkwije, rifite imbaraga kandi rifite gutunganya umuntu akaba muzima mu buryo bw'umwuka. Nk'uko umuntu adashobora kuba muzima atarya umuntu amaze amezi abiri atarya akaba arya ibijumba bisa, yamara igihe kigari kugira ngo abibe. Niyo tuganira umuntu amaze nk'amezi atatu arya ibijumba byongeramo n'amazi yonyine, yamara igihe kingana iki kugira ngo abe ari mu buryo bw'umubiri, yamara igihe kingana. Abantu bize hano
wize ibijyanye n'ubuzima ibyo byose yaba afite ikibazo ariko umuntu ashobora kumara igihe kirekire adasenga adasoma ijambo ry'Imana akabaho akagenda mu buryo bw'umwuka ubuzima bwe bukaba bwagize bute bwarangiye nk'uko umubiri rero ukeneye ibyo kurya intungamubiri intungabugingo nazo zirakenewe gusenga gusoma ijambo ry'Imana kubana n'Imana nibwo buzima bw'iki bw'umukristo tugiye gusoma ku kintu kijyanye n'imbaraga buriya muri isi hari imbaraga iyo twumva bari abanyabwenge bafite ibintu by'intwaro za kirimbuzi bakoze bafite ibintu by'ibisasu bashobora gusuka ahantu abantu bagapfa bishwe n'ubusinziro ntaho bakora izo ni imbaraga bashakisha bashora amafaranga muri ibyo bintu bishobora kurimbura abantu hari imbaraga z'ubwenge izo mbaraga nazo zishobora gukora ibintu bitandukanye zishobora gukora ibyiza cyangwa zigakoreshwa mu bibi izo mbaraga bashobora gukora ikigendajuru kikagenda kikarenga amasina ari hejuru kikagenda ariko ibyo byose abantu bashobora gukora hari abashobora kujya hasi mu nyanja bakabamo ariko izo mbaraga zose bashobora gukoresha Imana niyo yabahaye ubwenge nubwo babutwara mu buryo butari bwo ariko hari izindi mbaraga z'Imana zitagaragarira amaso y'abantu ariko zigaragarira ku byo yakoze iyo mureba mukabona bukibwira mu bugacya mubona bizaheza ikindi cya kabiri iyo mureba izuba mu kirere nta kintu kibifashe mubona ko ibintu byakozwe nawe kandi izuba ni umuriro ubu ngubu Imana imanuye izuba gatoya rikamanuka ni ukuvuga ngo ibintu byose byashya ibyatsi byashya kandi natwe ntitwasigara ariko duha Imana icyubahiro itugirira neza Imana itugirira neza izuba ntirimanuka ngo ritwotse ikindi uyu mwuka duhumeka iyo ufite imyaka ugenda akuze n'umusaza urabona imyaka ufite umwuka uhumeka Imana impaye fagitire ubu nakwishyura ngaho nawe uhaye fagitire wakwishyura ngaho umwuka umaze uhumeka iyo myaka yose umaze urumva uri ku cyuma watanga ngaho uriya mwuka batanga utanga amafaranga babongera umuntu umwuka kugira ngo adapfa urabona umuntu burya akozemo kubona ashobora kugenda ingendo ndende bamwe baragiye bagera ku ngo n'amaguru kandi hano barabagatse none urabona umuntu agizwe no kugira ngo bamupombe nk'igare igare baripomba imodoka ikagera gute bigasaba kongera umwuka mu mapine ariko dushimiye Imana yo mu ijuru uburyo dukozemo iyo ugenze ntabwo usanga ukuguru kwawe kwagize gute kwavuye ubone ngo kwagize gute kwabaye nk'uko intama kwabukinagaye usanga ukiri muzima ureba atabugiye gutangaje Imana icyubahiro muri Imana yagize muri mwebwe hari umuntu wabaye akabaho mu buryo butangaje akaba atarabaye uruhinja ngo avuke akaba yaraje mu buryo ashe atavutse twagiye mu nda z'ababyeyi bacu turi urusoro ugira gutya urakomera urabonye amapeti uriya yiziheti zana uriya n'umuheti uriya ni pasiteri uriya ninde uriya ni mwana uriya ninde uriya ni umunyamashanyarazi bigaragara ko warabanza uravuka urusoro kuri bo hari abandi bapfu we hari ikintu waba waratanze yamubwira ati ntacyo twatanze ntacyo twahise gutega buriya amafaranga ni meza ariko amafaranga watewe n'abadayimoni ntabwo wayisemura ngo yirukane abadayimoni wayakorakora mutima amafaranga yirukana shitani ariko imbaraga z'Imana imbaraga z'iki ziraturinda ubuse hano bafite makoro defese babi wabo banina nijoro ni bana wegekaho urugi akenshi ari n'urugi cyangwa bakingishaga inzugi z'ibikenyeri abana bakeneye bazabonye ko bakoresheje ibikenyeri n'insinga dushimiye Imana yo mu ijuru yakenya kandi mu Rwanda bakomeye zanganya kandi babonye kandi biratubana amategura izo ni imbaraga z'abashengesho abanyamashyengesho muri abanyamashyengesho hano mwatuge tubarebe
hano ubundi reka niba uri umunyamashanyarazi ugaragaze kuri nyina nizana ibibazo uzazibise muri bo cyangwa babashyize mukeneye niba mwaramagana akenshi rero hari igihe umuntu asenga yahura n'ikibazo akavuga ngo nyuma y'umwanzi ariko niba waraje mugahurira na mwarimu akaba akuyobora ariko nyinshi n'imana imubuze igitabo cya Esiteri. Nashatse kuvuga ku mbaraga z'amashengesho, kandi uyu mwaka dukeneye ko imbaraga z'amashengesho zakora kugira ngo zibohore ibintu bimwe biba byarabashye. Tugiye gusoma igitabo cya Esiteri, igitabo kimwe. Tugiye gusaba mwarimu wacu hano aramfasha gusoma, dufatanye ibice 8. Tubareba dusoma Esiteri ibice 8. Igitabo cya Esiteri igice cya 8 turahera ku murongo waho uravuga ngo Moridekayi akuzwa iteka ryo kwica Moridekayi akuzwa itegeko ryo kwica abayuda